Ubusobanuro bw'izina Eddy. Eddy ni izina rikomoka mu Cyongereza rikunze guhabwa abahungu n'abakobwa, ariko kandi Eddy ni izina rifitanye isano n'izina Edouard ndetse na Edwin, rikaba risobanura umurinzi w'ubutunzi. Rino zina Eddy ni izina ryagaragaye muri SSA y'Abanyamerika, aho bavuga yuko uhereye mu mwaka w'1880 ukagera muri 2024 hari hamaze kubarurwa ba Eddy bagera ku 14,000 n'abantu 318. Rino zina Eddy ni izina rikunzwe cyane mu bihugu nka Haiti, Belgium ndetse n'igihugu cya Nicaragua. Dore bimwe mu bintu 10 biranga abantu bitwa ba Eddy. Ikintu cya mbere kiranga Eddy ni umuntu uzi kwitangaho urugero. Icya kabiri kiranga Eddy ni umuntu ukunda kugira ibanga. Icya gatatu kiranga Eddy ni umuntu ugira ibitekerezo byagutse. Icya kane kiranga Eddy ni umuntu uzi kuganira cyane. Icya gatanu kiranga Eddy ni umuntu ukunda amahoro n'umutekano kurenza ibindi bintu ibyo ari byo byose. Icya gatandatu kiranga Eddy ni umuntu ukunda gutembera no kugera ahantu hashya. Icya karindwi kiranga Eddy aba ari umuntu utekereza vuba kandi ashabutse. Icya munani kiranga Eddy ni umuntu usanga agira imipango n'imishinga myinshi. Icya cyenda kiranga Eddy ni umuntu ugira umutima wo gufasha. Icya cumi kiranga Eddy usanga ari umuntu bubashye, bamwubahira uko ameze gusa. Bamwe mu mabara ba Eddy bakunda ni ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi. Imyuga ba Eddy bakunze gukora harimo abadogiteri, abakora muri farumasi, abenjeniyeri, abarimu, abanyamuziki, abashushanya, abakora mu mabanki, abajyanama, abubatsi ndetse n'abanyamabanga. Bamwe mu bantu bamenyekanye kuri rino zina Eddy harimo Eddy Perrin wavutse mu mwaka w'1978. Uyu yamenyekanye mu gutwara ibimodoka biremereye. Hari kandi Eddy Bakalo wo mu mwaka w'1973. Uyu yamenyekanye cyane mu bikoresho by'ubwiza ndetse n'ubuhanzi. Hari kandi Eddy Betty, uyu ni wo mu mwaka w'1970 avuga ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi. Uyu yamenyekanye nk'umufashion designer. Hari kandi Eddy Van Wiesel, uyu ni wo mu mwaka w'1965 yamenyekanye nk'umufotogarafe. Rero niba witwa Eddy uzi cyangwa uturanye na Eddy, mwifurije kugira ibihe byiza no kwifuriza kugira amahoro y'Imana. Niba uri mushya hano ntiwibagirwe ukanda ahantu handitse subscribe. Nitwa aimableniyongira, munyemerere duhura ubutaha.